السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان يوم الدين وبعد. shimweni kuzo byuzeni bya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro ye muweze imbabazi nibisakare kubasozereje izindi ntumwa, umugaba wacu intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'umuryango we n'abasahaba n'abakurikiye inzira nzira yatuzaniye n'abazayikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. natwe Allah subhanahu wa ta'ala dushyire muri bavandimwe, dukomeze isomo ryacu ku mateka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul aracyari Maka, cyari mu buzima bukomeye, bwiyongereye gukomera kubera yuko inkingi ze ebyiri zari zimushyigikiye cyane mu murimo wo gukwirakwiza ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala no guhamagarira abantu b'Islamu, ari bo umugore we Khadija radhiyallahu anha ndetse na se wabo Abu Talib bavuye mu buzima bwa hano ku isi. Umwe agiye ari umuyisilamu, ari inshuti magara koya, undi agiye atari umuyisilamu. Ubu rero mubabaje kabiri. Icya mbere ni uko yari mu bamufashaga cyane, ariko noneho nta nubwo agiye ari ku dini Rasul sallallahu alaihi wasallam ahishuriwe ngo ze yigishe abantu. Byari bikomereye ku buzima bwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ariko bwarakomeye kurushaho kubera ko nyine izi nkingi zitagihari. Abamutotezaga bariyongereye, ubundi cyane cyane bariya bo mu nzego zikomeye zo mu muryango wa Bani Hashim n'Abakuraishi muri rusange, hari ibyo batinyaga gukora kuri Rasul sallallahu alaihi wasallam kubera se wabo uwo nguwo batinyaga. Ariko noneho nta gihari. Ibi bituma noneho na babandi bajyaga bamutinyukaho gahoro imbaraga zabo ziyongera, na babandi batamutinyukaga nabo noneho baboneraho umwanya bati noneho ubaye uwande reka tukwereke. Gutoteza rero Rasul sallallahu alaihi wasallam yariyongereye, bijyamo imbaraga zitari nkeya. Babandi bamutinyaga neza ijana ku ijana, tuvuge baturukaga mu miryango iri hasi ho gatoya, nabo batangiye kujya bamutinyuka. Nabo Bakuraishi rero bo mu rwego ruri hejuru nk'uko imiryango nyine yari iteye muri icyo gihe, agasoni bamupfaga kubera se wabo karashira. Ariko ntibyamuciye intege. sallallahu alaihi wasallam arakomeje, ijambo rya Allah araryigisha aho yashoboye kugera hose. Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yamutereranye nayo, yakomeje kumuha ubutumwa nawe akabutanga, ariko noneho aza kumuha kimwe mu bitangaza atahaye izindi ntumwa sallallahu alaihi wasallam, aricyo cyaje kubamo ikintu cyaje kumenyekana mu mateka nka al-Isra wal Mi'raj, urugendo rwa nijoro ndetse rurimo no kuzamuka kujya mu kirere rw'iyo cyangwa mu kinyarwanda niba twahita mu ijuru. Ibi nta yindi ntumwa yabihawe uretse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagiye abona Jibril
alayhi salam, marayika n'ubundi wamuzaniraga ubutumwa, aje ku nyamaswa ifite umubiri n'umutwe nk'uw'ifarasi ariko ikagira n'amababa. Amushyira kuri iyo nyamaswa, arangije rero baragenda. Ahambere bageze rero ni aho ngaho Bait al-Muqaddas, hariya al-Qudus, ahandi nako mu bindi bitabo bita Yerusalem. Rasul sallallahu alaihi wasallam ahurirayo n'intumwa zose zamubanjirije, zivuga cyane cyane ziriya zivuga muri Qur'ani, araziyobora mu swala. Arangije Rasul sallallahu alaihi wasallam akomeza urugendo rwe. Iyo ngiyo rero nanone muri buri juru, Qur'ani ivuga ko amajuru ararindwi, kandi iyo tuvuga ijuru ahangaha tube tubitandukanya na aljanna, ariyo paradizo, ahari tuzajya insha Allah tugiye mu bihembo by'ibyiza twakoreye hano ku isi. Ijuru rero ni ikiremwa, ni inyubako iri hejuru yacu. Iyi ngiyi rero yitwa wenda twahita n'ikirere. Akaba rero ari amajuru arindwi agerekeranye nk'uko Qur'ani ibivuga. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngo ugenda asangayo zimwe muri zino ntumwa, aho ziri muri bino birere: Nabi Isa alayhi salam, Nabi Musa alayhi salam, Nabi Idris alayhi salam, aho yasanze Nabi Ibrahim alayhi salam, ndetse ku bwa nyuma aza gusangayo ibanziriza irya nyuma, asangayo Musa alayhi salam. Bose yagendaga basuhuza, baramutsa, kugeza igihe rero ubwo ari kumwe na Jibril alayhi salam niwe ugenda amwerekana ngo uyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwe yaje yisozereza izindi, nguyu ubundi mwabwiwe yuko iyo aza mukiri mu buzima bwa hariya ku isi mwagombaga namwe kumiboka mukanamwemera. Ubwo nizo ntumwa zindi nyine zabwirwaga. Rasul sallallahu alaihi wasallam arakomeza urugendo agera mu ijuru rya karindwi. Hanyuma rero aza kugera ahantu we na Jibril alayhi salam kuri Sidratul Muntaha. Jibril aravuga ati ahangaha rero sinshobora kuharenga, hasigaye rero urakomeza urugendo rwawe wenyine. Rasul sallallahu alaihi wasallam rero arakomeza agera mu rundi rwego rwo hejuru cyane. Iyo ngiyo nibwo rero imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala yubamye ku by'icyubahiro cya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amutegeka kuva mu kubama. Nuko rero Rasul sallallahu alaihi wasallam aravuga atahiyatu almubarakatu atayibatu azakiyatu lillah, mbese indamutso nyinshi nziza z'icyubahiro zuzuye ndetse zitatse ibyiza zose nta wundi zikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo rero icyubahiro yarageneye Allah subhanahu wa ta'ala, akibwira Allah subhanahu wa ta'ala aho ngaho yarari. Ndumva umukuri isomo aririrejeho gatoya, tuzarikomeza ikindi gihe insha Allah. Uyu munsi reka tube tugarukiye ahangaha, ariko tuvuge gusa yuko Rasul sallallahu alaihi wasallam yahawe impano
itahawe izindi ntumwa, kuko Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala yaramuvugishije akajya yumva ijwi rya Allah subhanahu wa ta'ala, ariko ntabwo yigeze agera mu bwami bwo hejuru. Isa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala yamuzanye hano ku isi, yavutse kuri nyina Maryam, ari ruhullah, ari roho ya Allah subhanahu wa ta'ala, ariko ataragize se. Ibrahim alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala muhaye icyubahiro cyo kuzamura al-Kaaba, hariya yubatse Maka. N'izindi ntumwa, hari ibintu Allah subhanahu wa ta'ala yagiye aziha by'umwihariko Ibrahim alayhi salam, kubona ubutumwa akiri na muto, atari yageza ku myaka 40, kuba baramujugunye mu muriro nk'igihano, ariko ntugire icyo umutwara, akavamo ari amahoro. N'izindi ntumwa, hari ibintu byinshi cyane Allah subhanahu wa ta'ala yagiye aziha, ariko Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuha icyubahiro kirengeje ikizindi, amujyana muri icyo gice kitari icyahangaha ku isi, ahubwo kiyongeye mu ijuru, maze bavugana Allah subhanahu wa ta'ala nawe hatarimo intera ndende. Nkuko nari maze kubivuga rero, tuzakomeza insha Allah mu bihe biri imbere, buhoro buhoro tugenda tureba uko ibintu byagiye bikurikirana. Gusa tuzirikane yuko Rasul sallallahu alaihi wasallam yashuhuje Allah subhanahu wa ta'ala muri iriya ndamutso ikomeye natwe tujya dukoresha mu swala yacu buri munsi. Bavandimwe rero, isomo rya none reka turigarukiza ahangaha, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuduha gusobanukirwa amateka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kugira ngo tumfateho urugero rwiza, kandi dusabe Allah subhanahu wa ta'ala adukomeze ku murongo we n'idini ye. Allah subhanahu wa ta'ala igihugu cyacu yagiha amahoro n'umutekano, n'abayobozi bakomeze abaye gukomera mu kutuyobora neza, kandi Allah subhanahu wa ta'ala Afrika n'isi yose ahe amahoro, adukureho ibyorezo, ubukene, inzara, indwara n'ibindi bibazo bitandukanye biri hano ku isi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.